myigaragambyo uracyari umwana waje gukora iki hano muri muhanda wa Buruseli? Twaje hano kwibuka Madamu Ingabire Victoire. Tuzi twese ibibazo yagize, twaje twese kumuha kugira ngo twibuke ibibazo yagize. Kuki se mwibuka Madamu Ingabire Victoire? Twibuka Madamu Ingabire Victoire ko ari intwari mu Rwanda. Nabaye intwari ate? Yari intwari mu Rwanda, haraniraga demokarasi ariko bagumvikanaho n'u Rwanda baza kumufunga. Matwe cyo twaje kumwibuka kugira ngo twibuke ibikorwa yakoze mu Rwanda. None se murasaba iki uko abantu bigaragambya abo bafite n'ibyo basaba? Urasaba iki? Turasaba demokarasi. Ni ukuvuga iki? Turasaba ubwigenge. Ubwigenge warabubuze ubu uracyari muto, ubwigenge usaba n'ubuhe? Wabuze ubwigenge ute ubu? Abuze ubwigenge no kuvuga ngo iyo bafunze umuntu uzi kwamukiza ubusa nta bwigenge buba buhari. Ariko ubwigenge wowe ku giti cyawe urabufite? Nanjye nta bwigenge mfite. Kubera iki? Mpamvu ndafite ubwigenge nuko mbona ibintu bikorwa mu Rwanda babangamira abantu. Mpamvu muri ubwo bwigenge badaha abantu, nanjye ntago babumpa kuko batabuha abantu muri rusange. Nanjye ndi mu Abanyarwanda. Ubundi mbese gucyurina umuntu. Ngende nawe burige nahunze u Rwanda, nagize ibibazo mu Rwanda bituma mpahunga. Niyo mpamvu ndahangaha. Ubu bakugenje gute? Naramfunze, amaze kumfunga nza gutoroka, ntorotse mu ngira inaha mu Bubiligi. Noneho hano nawe waje kwerekana akababaro ku giti cyawe? Nanjye naje kwerekana akababaro kanjye nagize. Uretse akababaro nagize ntabwo leta y'Ububiligi ntabwo irabasha kukakira. Iyo mpamvu nanjye najanga kugira ngo ngaragarize leta y'Ububiligi akababaro nagize. Ukabusaba iki? Bansaba ubuhungiro nsaba buri gihe mba mbusaba ariko ntabwo ndabuhabwa, ariko nibyo mparanira. Bernard yari umukuru w'ishyaka ryacu, baza kumufunga. Ubwo uravuga Bernard Ntaganda mubo waje gutekereza nawe arimo? We nawe arimo. Ngende mu ishyaka rye, mu ishyaka rya PS Imberakuri. Ntaganda Bernard baje kumufunga. Ubwo kumufunga hageze kwa manifestation ariko bayiburizamo. Niyo manifestation yaje kuba naje kugira ibibazo, mbese nibazo byanjye byatangiriye no baje kumfungira, baza kuntorokesha. Ubwo naje gutoroka mbasha kugera inaha. Watorotse bamaze gukuziza ko mwagiye kwigaragambya mwebwe mu ishyaka rya PS Imberakuri Kigali? Imberakuri kubwo nubwo twagiye ariko ntabwo byabaye, babiburijemo ariko baradufata kudufunga kuri brigade yo ku Muhima. Ese mu Rwanda yego ntago ari byo byatuzanye nk'umuntu bamufungiye aho ngaho, ubufungiro bwaho babimeze bite? Umuntu afatwa ati? Umuntu afatwa nabi cyane. Baba ku giti cyawe byakugendekeye gute? Ngewe uko byandigendekeye, namaze kugera muri gereza nafungiye n'abandi bana babiri. Maze kugeramo niyo bana ntomatije, abo bana twari kumwe bari Abatutsi, ngende umuhutu. Abo twasanzemo baza kuntomatiza bakajya bahise bamenaho iyi nkari banyaraga basimenaho. Bamaze kuzimenaho banshyira ahantu hanjye nyine, nkajya mba njyenyine sinagira ikintu ndya, mbese baranyekarita banshyira ku ruhande, nkajya njya kumena izo nkari banyaye, nkajya njya kuzimena bakamurata akadobo kumunda kumena, nkajya njya kuzimena. Nyuma nibwo naje baje kuntumira gutoroka ngiye ubutane nyuma nza kuzinaha. Uko byangendekeye ibyo byakubayeho byambaye njye ubwanjye n'abandi bana b'Abatutsikazi mwari kumwe, uzi uko byagenze ibyabo. Ni ukuvuga yuko mu Rwanda Abahutu n'Abatutsi mukajya mwahuriye mu ishyaka rya PS Imberakuri? Twahuriyemo ariko ntabwo twari tuziranye, twamenyanye tumaze kugeramo